hano imvura meto y'imbeho iri hano hantu. Se wabonye agatotsi ra? Se waba uri hano ugasinzira? Kuba byoroshye. Ariko ndabona wowe usa nk'umuntu wari umaze iminsi hano. Nanjye nari ndimo hano nanjye cyerekeranye nyine n'ibibazo. None se nkubaze, kuri twebwe turanga twenyine abandi akaba bafungira hirya twe bakatuzana no twenyine muri kano kumba turi babiri. Turi abanyabyaha. Ari abandi se bose abanyabyaha nabonye bafungira hirya muri biriya byumba. Bo ni benshi barisanzuye baraganira. Hano harakonje pe. Ibyo birasa nkaho bitandukanye n'ibyaha byabo. Ntabwo duhuje ibyaha buri. Gusa ntawamenya nyuma y'ibi ngibi kizakurikira. Ese bakwita nde? Twaroje. Nanjye nitwa Ruhumuriza. Nitwa Ruhumuriza. Well, ntabwo ngiye ndibuzanya. Wowe banze bikurikirana. Ese ntabwo uzi ko mfite konti. Okay, ntari wowe ubikurikirana ubwo ibindi twabivugana nyuma. Nta kibazo ntari. Sawa. Hi. Okay. Nshaka ko tuvugana mbere yo kugenda. Ndakumva. Icyo nashaka kubwira ni uko umwanzuro nafashe ruriya ntabwo ndi buhindure, sibyo? Buriya nasanze mu bintu bikugenza hari urwo rwa rukundo. Urashaka imitungo, urashaka ibiki. Monalisa nayo ntabwo ukunze pe. Ariko kuko niba ari kiriya kikugenza ntabwo byakunda. Niyo mpamvu rero navuze ni can leave. Ibintu by'inkuru tukabihagarika, ntabwo ubuzima bwanjye bizangora kwiyakira ariko nzagerageza. Reka wenda umwibutse uko ibintu byatangiye. Niba byibuka. Magana ntabwo nigeze nkubeshya. Ukuntu byatangiye twinjiye muri iyi nzu, wenda nakubonaga bisanzwe mvuye ku kazi, naza nakureho wakoraga, akukimara kwinjira muri iyi nzu byafunguye cyane amarangamutima yanjye nanayakoreka birusa uko no kubonaga hafi yanjye. Nuko byatangiye biraza kugeza hano. None rero Monalisa, ari amagambo wabwiye mama wanjye ntabwo yarakwiriye pe. Maka wikwivuna. Ariko wararengereye. No, reka nkubwire. Humuriza. Ntabwo usanzwe uzi se? Ahantu usanzwe uzi? Ni wewe witwa Ruhumuriza? Ngiye witwa Ruhumuriza. Koko wikanze se n'ibiki? Nziranye n'umudamu bita Domina. Domina? Umudamu bita Domina yakundaga kuvuga umuntu bita Ruhumuriza cyane. None se wowe ufungiwe iki?
Subiramo neza. Domina se muraziranye? Domina ndamuzi cyane. Ubu nanjye bisa nkaho byinshi ndi kuzira biri guturuka mu nzira za Domina. None se muziranye gute se? Wowe urazira iki? Tuzaba tubiganiraho bijyanye na Domina. Yewe ndazira gushimuta umwana. Ndagushimuta umwana. Usetse numva bisekeje. Utambwira ko ari wowe washimuse umwana wa Birasa. Ni wowe? Ni Birasa uramuzi? Ni jye wamushimuse. Ntabwo se ko urumva uvuga ibintu byawe n'ibyanjye wagira ngo birenda guhura bite? Ni wowe wamushimuse? Cyangwa bakuzanye hano gufunyira hano rwanya muze kunkuramo amakuru? Ni wowe muntu utumye ndi hano. Wowe buryo se? Wowe buryo ra? We kwivuna. Umubyeyi always ahora ari umubyeyi. Ore yagenda ukanabona undi ariko umubyeyi biragoye mama. Kandi siko mwanze nanda y'umujinya na ikibazo nakimubyeyi. Wowe unyibukije uko byatangiye ariko ntabwo ari kuri byatangiye. Wankunze no gukunda. Kandi ikindi sinigeze nkubeshya nakubwije ukuri pe. Nakubwiye ko bidashoboka ko umutima wanjye nta wundi muntu ushobora kuba. I wish ko ariko byakabaye byaragumye. Sinigere mukunda koko. I wish ko byakabaye byaragumye nkuko nabipanze koko. Okay. Akona ruvuze neza. Uko wabipanze. Ariko nibyo nabwiye mama wawe nakubeshya ntabwo mbyicuza. Ndetse nibibaye kano kanya ntabwo mbyicuza. Ubu so hagaze none. Tell me. It's okay. All you have to know is that ibyo nakoze byose icyo nicuza nuko nakubeshya. Wambeshije? Nako ntabwo nakubeshya. Twese turabizi. Njye naribeshye. Wibeshye? Nakabaye narabaye byanyabyo umuntu aritse warankundaga please. Byari byanyabyo. Maga nagukunze nyuma ntabwo nigeze ngukunda. Mu ntangiriro sinigeze ngukunda nagukunze nyuma. N'ubundi ntago hari tu. Okay. Kwikomereza nani? Ane gabane komereza byakaza. Maga banzo nyuma. Njyewe Monica. Apana Monalisa njye Monica. Ndagukunda. Ariko kuba umwanzuro ubishyize hari ko byose babipfuye niyo warekera abantu byose. Banzo nyumve. Umwanzuro ufashe wo kuba watandukana nanjye. Ntabwo ngugaye nta nubwo ngurwanya. Kubera ko nubundi uko nagukunda kose nta kintu kigaragaza kuri urukundo cyangwa uyu mubano wanjye cyangwa urwo rugo rwanjye nawe rwazakomera. Allô? Mama, usiko nari nyoboye nimero yo hanze impamagaye. None se bamaze kukuvura?
barakubaga ariko rero nawe ntabwo watubaniye n'ukuri kw'Imana nese ubwo ngubwo uragiye telefone yawe ntiriho nta no kuri WhatsApp nunaherukaho nta communication n'iyi n'imwe nta hantu nta umuntu ashobora kukubonera byibura kugira ngo se ni ibintu byari binyoroheye byonyine kubimwumvisha umwari w'ubwe umwana twaramubonye ni ukuri turashima Imana rwose icyakubwira nk'umuntu wari waramutwaye wakumirwa mama ibaze ko biriya bintu byose wabonye byakozwe n'umushuti wanjye witwa Ruhumuriza yego baramufunze kabisa baramufunze ngiye kujyayo njye kumureba ntabwo nari namenya gahunda neza uko zimeze ariko uko biri kose byanze bikunze nubwo ntarabimenya ashobora kuba bifitanye isano na Dome sheri kuzana umwana mu muyaga ashobora kurwara grippe umva umwari rwose arishimye pe arishimye yabonye umwana ntago wabyumva mbese akorera i Kanombe ni ukuzima nkazifotora nkazikohereza kuri WhatsApp nta kibazo amubwiye Carine Karara ndaho ni ukuri kw'Imana ntacyo nshinja Imana ntacyo itakoze ugiye kubona mbona aragarutse oya ntabwo mperuka kurira ameze neza pe n'aya matama aracyayafite nese uzaza aryamye urashaka iki? Ntabwo nari nzi ko Monalisa wari ufite utugambo tumeze kuriya. Monalisa wansomanaga imbere, Monalisa ambwiraga ngo urugo ngo ni zaruvamo ndumusigamo. Ariko hari ikintu utazi Monalisa. Ujye wirengagiza. Kandi ndabizi neza kubizi. Urabizi neza ko Carine nta muntu n'umwe ujya uhangana nawe akamutsinda. Keretse njyewe ubwanjye mvuze ngo ndabiretse like ndice ndatuje tu. Ariko nabishatse. Urabizi ko nta kintu na kimwe kijya kinanira. Okay, ntabwo mvuze ko ndi Imana. Ariko urabizi ko wowe noneho wowe uri mu bantu gutsinda byoroshye cyane ariko none numushaka kuzindishira. Uzi noneho ikintu kiri fanisi utanaye. Nze Carine ko nshimye ko wamenye ko ngiye. Ninde wakubwiye ko ngiye banyirukanye? Ahantu beyinje. Ushaka Carine witiranye ibintu. Okay. Hano muri inzu harimo abamaka babiri cyangwa dufite igini rya maka tukagira na maka wa nyawe.
ntabwo mbizi wowe mbwira. cyangwa se ibintu byose ntabyumvaga. Yo reka nkubwire, uri umuntu ubabaje niwe muntu muri iyi sinzi ubabaje cyane, ubabaje ariko noneho nta n'ibyo uzi, uragacucu mu mutwe, ntuzi n'ahantu ho guca bugufi. Ndi nkawe gende nkawe nawe ndi muri Carine please shawa munsi ntabwo, kuko aka kanya n'igihe ufite ububasha muri ubu rugo. Aka kanya mbwiye mama akamubwira ni please Monalisa nta nafite kujya, ubundi se ufite no kujya ko wacungaga nyine bikanga ukajyana na hirwa kwa ukajya kwa mushiki, akanya urijyana se urajya kwa mwari utari kumwe na hirwa, ugenda uvuga ati umugabo wanjye yagonze hirwa abimpumyi mpita mbana n'umugabo we na hirwa turabana mu nzu, ariko n'umugabo wanjye nibyo uzajya mbibwira mwari. Niyo mpamvu no kubwira ngo uragacucu, ntuza ahantu ho guca bugufi, wakabaye unapfukama imbere. Ariko kubera ego yawe no kudatekereza kure n'ubwenge buke, ariko yawe iri hasi cyane, ntushobora no kwigira inama ngo uvuge ngo reka nce bugufi. Wumvaga muri make ushobora kubwira kuriya mama maka rero hari ukuntu utwana two mu cyaro tuba twararezwe nabi, tugira nta kinyabupfura, dushira isoni, dutuka twa mama wabo, tubaho ukuntu ntazi, ariko bumvaga mama maka. Nta kibazo. Whereze ushuje mutsetero muguhe dala vuga ala vuga ala to kirakanuye gusa vuga ala vuga ala Allo. vuga ala ndabikona rero yewe naramenya kuvuga ntacyo kadutegereza. Kamusubize birasa sawa nawe. Mama nta kibazo ndahita mbikoherereza. Ako nabo nibagire bakuvure vuba rwose ugaruke turanagukumbuye reka. Kuri turagukumbuye pe. Natwe turagukunda. Sawa. Ibaze ko mama mpamagaye nkahita numva umutima uvuyemo. Kubera? Njye kubona mbona nimero ye hanze irampamagaye. N'ubu uhamagaye? Ese ntuzi ko namaze iminsi namubuze no kuri WhatsApp. Ako nawe rero yakoze amakosa. Kugenda nta n'umwe abwiye. Akubwiye se ku bijyanye no kwivuza bite? Ni impapuro ngo hari umudogiteri ngo ukorera i Kanombe wamuvuraga, hari impapuro yaranguye ngo azampa nkazimufotorera nkaziboherereza. Hari icyizere se cyo kugaruka vuba? Genda mubaje ngo uzagaruka ryari, araseka nyansubiza. Erega buriya burwayi afite ntabwo buba bworoshye umwana. Buriya no mu bintu bya mbere tugomba gukora, mama tugomba kumusengera rwose akagaruka. Humura ntacyo azaba, kagifite imbaraga se. Noneho ibaze kuba ari we muntu waturwaniriraga tukaba twaramubuze, ariko Carine afite Imana. Azaba. Ibaze ko njye numvaga umwana wacu atagaruka, Carine yaragiye rwose. Kasheri, mugira se njyewe shinagarutse. Yeshi nashimbutse, nashimbuka nk'abajetiri, nkahita ngwa mu maboko ya mama Gwela, agahita njana, akanjana kwa mama la. Akora no ufite ibyishimo. Ariko se ndikuno kumuzana mu mbere. Kandi sinigirwa ngo muzana ari guhumeka nabi, Kasheri wanjye. Sundi wapanga n'abasohokana n'abajyana hano tukajya kurya gafi. Sheri, mugira njyewe ndafatihwa. Ndi kokole ndisile mukangwa ndimile. Kasheri wanjye anafata iwa. Ate cyangwa umutu. Urajya umutu. Alaja umutu la, alaja umutu cha. Mugira papa wala cha mulisho. Jena mama turajya umukwe. Turajya umukwe.
mushekesha mubwira ati turakushyikira akarisho weho ujye murisho n'amahwa twebwe tujye umunovu kajya n'umwana munsi uvane mu muyaga reka ariko nanjye ngende n'ubundi wamubwira kuriya ku muhungu umwe wenyine agira maka akakureka tukidegembye wabwiye mama we kuriya noneho uzana nkurishiriza ubwenge bya bindi nkubwira ngo nta bwenge ugira njye mbere yuko njya gushaka maka narabanje njya kuri mama maka kuko nzi ko iturufu ya maka ni mama nkwibire n'akabanga kandi nabwo nkakwiye kuko byarangiye wumva ngo uzajya ugenda ugashira isoni imbere ya maka ukamutuka ngo nyoko ukamubwira nyoko rimwe kabiri gatatu mbona maka ari ikigoryi noneho uzi n'ikintu kintu utazi munani se Carine maka namuretse wamuretse cyangwa yakuretse okay ntacyo hagati yacu waretse undi maka yakuretse kuko nakubwiye gufata ibintu byawe ugenda Carine maka yandetse none se ko naguhariye Carine uranshaka ariko Monalisa waharira nde njyewe na maka he's not my type nah and you know that it's not your time nah not anymore he was ariko ubu now nakubwiye ngo ntabwo mu buzima njya mva kwizima ntabanje gutsinda ntabwo ndi hano ko urimo kureba Carine ukabona nakunda maka njyewe urimo kubona nakunda maka ahubwo se okay tuve no kuba yaba maka byibuze no kuba maka ashobora kwicara akagucozinga wowe bivuze ngo he's not my type and ikintu gitumye ndi muri iyi nzu wowe ntabwo maka kubabaje actually ngiye kukubabariza umuntu witwa maka ngiye kukubabariza umuntu witwa maka maka yaransuzuguye ku rwego ntari kureka ngo birangire aho ngaho maka agiye kwishyura ikintu cyose amarira narize niririshijwe uburyo namwikurunze imbere maka agiye kuzaza agendesha inda aza kunsaba imbabazi se Carine maka yagukoreye iki wahemukiye maka uramuta uragenda that's not your business darling no wait Carine ntabwo wagarutse kuri maka kubera ko ndi kumwe na maka karambwira rwose nta kibazo guteze yombi ndabona wagize ubwoba kandi nyamara njye nta kibazo ufitanye nawe n'iki na kimwe umuntu kuri njye nanje gusaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima naraguhemukiye narakosheje natumye umutwe natumye umera nk'umusazi hejuru yawe karanda byumva uburyo umwana avuna umubyeyi yaba amutwite yaba anamubyara yaba no kumurera ibyo bintu byose iyo bigarutse mu mutwe w'umubyeyi ntacyo atakora kugira ngo abone umwana we iyo yamubuze so rero ngenda kumva cyane pe ndakumva ko nawe wari ukeneye umwana wawe sibyo nta bugome bundi nari mfite pe sinanga umwana wawe nawe urabizi igihe twari twaramutegereje gusa nanone nanjye ndagusaba imbabazi ntabwo nabitwayeho neza nagerageje kubatoteza babwira nabi yewe ndanarwana pe ariko nanjye ukwiye kunyumva ntabwo yari njye yari ukubera ataniya wanjye sinifuzaga kumutakaza burya umubyeyi nta kintu na kimwe atakora kugira ngo abone umwana we
ibyo nakoze rero cyangwa se ibyo nagiye nkora mu maso yanjye nabikoreshwaga no kubura umwana wanjye. Ibihugu byose wabikoreshejwe nanjye ninjye munyamakosa n'ukuri pe, ariko mbabarire na Birasa nawe namusabye imbabazi mumbabarire, gusa nanjye nabikoreshejwe. Sanira uriya mwana ndabona yakangutse. Ikivuga rwose ndakumva kana seri wakangutse nana ya mama yakangutse uko sabaye kalala la kunose unaseye mukoga akunose kalala itsetsetse sose mwaumbabarire kwari raseri akanya nagira ngo n'abasezerano mbagacira kuba nsubiye mu rugo. Kuki shaka gusubira mu rugo? Naye nanze kugenda nyine bino bibazo bitarakemuka. Ariko nizere ko utagiye gusubirayo kubwo kurakara. Oya ntabwo ari kurakara. Ko nandi mwana wanjye nyine yabonetse ubona mbaga nshaka kumutahana nkajya kumwitaho mu rugo. Shakara reka mubwize ukuri. Nge ubu tuvugana na kibazo na kimwe ngufiteho pe kandi narakubabariye. Ndakunda cyane. Kuko nzi neza yuko nta n'ikintu kibaho ngo kizira ubusa, buri ibintu byose bibaho kugira ngo twige, sibyo? Nzi neza yuko wize nanjye narize, ariko mbabarira rwose nizere ko utagiye kugenda ndakariye. Ni ukuri burya ahubwo umubyeyi mwiza yanjye ko nta mbabazi uri bumve. Bashira shaka kanyoni. Shaka kanyoni. Nawe umubyeyi mwiza nanjye ko imbabazi utari buzime bitewe n'ibyo nagukoreye. Nambaye ikiri kumbangamira mana yanjye umwana wanjye se. Seri. Tsetse. Karana kibazo. Aratuye. Mwana kuri warakoze Imana izaguha umugisha. Birasa sore bamuvugishije. Yamvugishije. Shaka umwana kugenda. Mfata imyenda yanjye. Ko shimana. Kandi kuzirira we. No. Kayiri wagaruwe n'iki? Nakubwiye ngo it's not your business. No, nk'umuntu uvuye mu gakino, ndashaka kumenya impamvu nsinzwe. Njyewe noneho tubaye inshuti. No, ntabwo ndi kugusaba ubucuti. So rero ntabwo tugomba kuganira ibiganiro by'amabanga yanjye. Amabanga yanjye yazi. Nyine ugambiriye iki kuri Mark? Kugira ngo I just want to know. Ntabwo ujya wumva. Uwo mwana we like nakubwiye ngo wowe ntabwo urwego rwanjye rwo kuba naganira n'amabanga yanjye. Urugwego nyine urugwego rwa Mark na Hirwa. Not me darling. So ntabwo ugarutse kubera gukunda Mark. Usa n'uzajya guha amakuru hano mu rugo la Kesi. Kesi ajye muri inshuti. Cyangwa ntabwo mwaba inshuti kwa ko yatwaye Hirwa. Usa n'uzajya guha Hirwa harya ntareba cyangwa arabyigirisha. Ndi gushaka kumenya umuntu uzajya kubwira uburyo Mark twatandukanye. Byarangiye business ziwe nta kintu zindeba. Ninde ukubwiye ko nshaka business za Mark? Darling, njyewe business yanjye aka kanya irimo kunguka. Ibi byose muzi ngo narabisize. Inde wabisize? Njye sika amafaranga yanjye. Nyine Carine. Ndatsinzwe nabyemeye. Ndatsinzwe wansinze nabyemeye. Mark namugura na mama we namugura. Nese ugamije iki? Ntabwo ari umwanya wanjye wo kuzanirwa njyamana na Mark. Noneho ariko ukirinde nito. Kylie please. Kugeza ku rwego njyamana na mama Mark kuburira bumwe. Umuntu w'umukecuru nk'uyu. Wow. Mark ararengera. Nanjye ngiye gutuma yicuza. Uzi noneho ikintu wowe watumaga nishima kandi kuba byibuze Mark yishimaga byanjye. Byanjyaga. Kylie. Ariko kuba uvuyemo. Mbere umbwira ikintu utaroze. Iyo migambi yawe ntabwo uzigera ugeraho. Kandi nshobora kuba narakinishije Mark cyangwa gerageza kumugambanira cyangwa but Kylie ntabwo meze nkawe. Nta nubwo tumeze kimwe by'urabizi. At least ngira umutima. Yeah. Kylie ngira umutima. Niyo mpamvu nawe uzahura hasi. Rero nta mutima abantu nkamwe mutekereza. Kylie uzabyicuza kubera ko Mark uburyo natwaye umutima wiwe
Carine nta kintu n'iki na kimwe ushobora gukora ngo ubabaze Mark. Ushobora kuba wibwira ko ngo wahiswemo na mama wiwe ukumva ko Monalisa uzi ko urimo kwibagirwa ko mbere y'uko uza mu buzima bwa Mark ibaze ko na mama we namara kumva iyi voice Monalisa delete mama wa Mark namara kumva iyi voice Monalisa udatuma ukora ibara please delete. Oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza